Reka twongere tubasuze twifuriza ibihe byiza mwebwe mukunda inkuru MAA23 twizere ko mumeze neza muri hirya no hino hatandukanye. Nitwa Tshisekedi ndi kumwe n'umuvandimwe Nikora umeze neza. Meze neza rwose. Nibyo rwose twizere ko nabandi badukurikiye bameze neza twifurize weekend nziza wa Adventiste b'umunsi wa karindwi isabato nziza kwa kundi bavuga bati umunsi w'umunezero. Yego. Twinjiye mu kiganiro Nikora nta gutinda ibintu byakomeye cyane Kinshasa. Tshisekedi yakomeje kugenda akora igishoboka cyose kugira ngo itegeko nshinga ribe ryahindurwa mu buryo bwo kugira ngo hanabemo na gahunda kugira ngo manda itaha izongere iyoborwe n'ishyaka rye IDPS, ariko byakomeje kumera nk'aho biza mu rusobe kuko nubwo agiye shyiraho tunama cyangwa se akanama gashinzwe kubigenzura ibiki byose ubona yuko abantu bahagurutse. N'ubu rero hongeye kwa kumuriro cyangwa se hongeye kugaruka amakuru mashya ugiye no kugarukaho tubwira uko ibintu bimeze tukajyanisha n'imaze iminsi bitangazwa kuri itegeko nshinga Tshisekedi cyangwa se ishyaka rye riri gushyiramo imbaraga kugira ngo ribe ryahindurwa. Ubu ngubu kugeza ubu ngubu amakuru yerekeranye n'iri tegeko nshinga bwana Nikora na yahe biteye bite? Urakoze cyane. Amakuru ajyanye n'itegeko nshinga nkuko umaze kubivuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage bose ba Kongo hafi kimwe cya kabiri by'umwihariko abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bose batangiye kwirahira bavuga ngo Tshisekedi ntabwo agomba guhindura itegeko nshinga, dore ko ari we mu president wa mbere uzaba agiye guhindura itegeko nshinga, kubera ko Tshisekedi yitwaza ririya tegeko nshinga akavuga ngo ririya tegeko nshinga ntabwo ryashizweho n'abakongomani. Ariko ntabwo ari ikibazo kuba itegeko nshinga ryashirwaho n'abakongomani cyangwa se ritashirwaho n'abakongomani. Ubwo bashaka kuvuga bande avuga ko ryashizweho n'ababirigi ndetse akongera akavuga ko ryashizweho na Repubulika y'u Rwanda. Kuba itegeko nshinga ryashirwaho n'ikindi gihugu rigapfa kuba ritabangamiye abaturage, rifitiye abaturage inyungu, nta kibazo cyaba kirimo. Ariko ubu ngubu amajwi yatangiye kuzamuka cyane aho tubona senko nyuma yuko Tshisekedi atumye zimwe mu ntumwa ze akazituma muri Angola kujya kumvisha uwo bita Joel Lorenzo kugira ngo abashe kumufasha kugira ngo itegeko nshinga ribashe guhinduka. Impamvu yamutumye kuri Joel Lorenzo nta yindi nuko Joel Lorenzo afite uburenganzira bwo kuvugana na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko umuntu Tshisekedi atinya akaba atinya uwo bita Martin Fayulu ndetse n'umugabo bita Moise Katumbi na Cardinal wo bita Fodoli Ambongo. Nukuvuga ko rero abo avuga ati wenda Joel Lorenzo ni umuntu uvuga rikijyana muri Afrika ati wenda byakoroha kubageraho ku buryo wenda yabashyiraho igitutu se bakabyemera cyangwa se wenda akabibumvisha cyane. President Tshisekedi yarangije kumubonamo ubunararibonye cyane kubera ko n'igihe MAA23 yatangiraga kurwana urabona ko Joel Lorenzo yakiriye cyane ari igihugu cy'u Rwanda yaracyakiriye ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaragerageje, ariko nubwo byaje kumunanira ndetse na MAA23 byaje kumunanira ariko yari yagerageje. Tshisekedi waracyamubonamo ubwo bubasha, niyo mpamvu buri Tshisekedi ashaka kugira ngo Joel Lorenzo ari wo muntu ushobora kubafasha, ariko ntabwo igisubizo kiri hariya muri Joel Lorenzo. Tubahaye ikaze mu kigo Infinity Tech Solution ndi twagize Albert. Mu kigo cya Infinity Tech Solution tubafitiye systeme nyinshi cyane zitandukanye. Uyu munsi wa none product ngiye kubabwira ni product nziza cyane tubafitiye imaze guhindura ubuzima bwa business nyinshi cyane hanga mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo mbwire abantu bose bakora business zigendanye n'amabare, restaurant, ama coffee shop, ama hoteli, inganda, abo ngabo bose twabazaniye solution. Iyi system igendera n'ubundi ku bintu bigendanye na internal security control, ubwo igendera kuri role and permission nk'umubosi cyangwa se ndi manager, aho mpita mbona imibare ku munsi y'amafaranga, nkabona uko bimeze, nkabona amatoto orders, nkabona expense, nkabona profit yanjye ntiriwe ntambakambira mu bintu byo gushaka ibintu bigendanye n'ibitabo. Niba uri nk'umuseriveri ugomba kuza ahangaha ukabona menu yawe, ukaba wakora, ukaba watanga amaoda, ukaba wareba ibintu byose wakoze, byarangiye bitararangira. Niba dushaka nka raporo yo guhera ku itariki nini kugera kuri iyi n'iyi, za expense report turazibona, profit and loss account turazibona, za income statement. Niba uzi yuko umunsi ku munsi wirwa udiringana n'ibintu bigendanye na inventory management, biri gutaka ibihombo, biri gutaka abantu baguhombya, iki ni igisubizo rero twazanye kuri market. Mu Rwanda dufite abakiriya batari bakeya nkuko nari maze kubivuga bari gukoresha iyi system.
urabona nta cyizere gihari cy'uko ibyo wari buvane kwa Lorenzo bishobora kumugira ingaruka nziza wenda ku buryo byatuma bamwemerera guhindura itegeko nshinga? Ntabwo abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakwemera ko Joel Lorenzo yabafatira umwanzuro. Premièrement kugira ngo itegeko nshinga ribashe guhindurwa ntabwo ripfa guhindurwa na president ngo kubera akeneye manda. Yego. Ubwo ubundi abahakana cyangwa se abarwanya Tshisekedi n'ishyaka rye kudahindura ino tegeko nshinga bakabishyiramo imbaraga, bwana Nikora ubona bashingira kuki? Ubundi ni bande? Turagenda tunagarukaho nyine ku byo bagenda batangaza, wari unakomojeho kuri ba Fridore Ambongo cyangwa se n'aya masendika nka Senko. Kugeza ubu ni biki bagenda batangaza bituma bamagana Tshisekedi n'ubutegetsi bwavuga bati muvuga muvuye aho ntabwo dushaka ko iyo tegeko nshinga warihindura? Murakoze cyane. Abantu ba mbere babyamaganye ni bamwe mu badepite bamaze kubyamagana, uwo bita Bahati Lukwebo yari byamaganye cyane, amaze kubyamagana biza gutuma bamweguza bamukura no ku mwanya yari afite. Kandi umudepite buriya abari ijisho ry'umuturage, abari nararibonye ni ugomba kurebera rubanda akamenya ibyo rubanda bagomba kugira gute gukora n'ibitagomba gukorerwa rubanda abadepite batabyemeye. Babwiwe yabwiye Tshisekedi aramubwira ati bwana nyakubahwa perezida wa Repubulika, turakwemera cyane kandi twemera ko ugomba kutuyobora, ariko reka kugira ngo itegeko nshinga ribashe guhindurwa kuko bimeze mu itegeko nshinga reka bisabwe n'abaturage. Ariko abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo bashobora gusaba Tshisekedi ngo nabahindura itegeko nshinga. Gutese umuntu bagusaba ngo uhindura itegeko nshinga ukomeze uyobore ari uko hari ibikorwa wakoreye abaturage. Ariko niba Tshisekedi atarakoreye ibikorwa abaturage baramusaba gukomeza indi manda bashingiye kuki? Ntacyo bari bushingireho. Niba muri Kongo hari intara ebyiri, izo ntara ebyiri tuvuge Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se Nord Kivu na Sud Kivu, izo zose zikaba zirimo imirwano. Kandi ajya gutorwa yarababwiye ngo nimwongere mu mpamahirwe. Ibyo yabitangarije muri Bukavu. Icyo gihe hari amaze gufatwa Bunagana, bari bamaze no gufata Amasisi na Rucuru, bari bayifashemo igice kimwe. Aravuga ngo nimwongere mu mpamahirwe mu ntore nimurangiza kuntora maze ndangize izi ntambara. Hako n'ubu ngubu yabigarutse iyi ntambara, avuga ko mu gihe ngitarazaba ngitararangira ngo ntabwo ngo amatora yaba. Umvise ko abikomojeho, nimba amatora atazaba kubera intambara itazarangira. Joseph Kabila sa ntiyakoze amatora, ntiyayakoze RCD hari. Ubona harimo ihe politiki kuvuga gutyo cyangwa harimo amayahe? Politike ya mbere nuko Tshisekedi ashaka kugira ngo akomeza guhindura ubutegetsi yitwaje iriya ntambara. Kandi ntugire ngo iriya ntambara ya MAA23 yaramunaniye. Ntabwo yamunaniye, ahubwo aracyarimo ashaka kugira ngo ayigire iturufu. Ni turufu ashobora kuyigira kugira ngo akomeze ayirishe, akomeze abe perezida wa Repubulika. Dore ko umuntu wakiriye iriya ntebe kugira ngo bashe kuyivamo muri Afrika biragora cyane. Yego, arukomeje rero tubwira nyine ku by'aba bagabo bagiye bamagana ibya Tshisekedi bavuga bativuga vuye anga ntabwo ibyo ngibyo rwose bishoboka. Umugabo bita Bahati Lukwebo we yarabivuze, aravuga ngo Tshisekedi kugira ngo azabashe guhindura itegeko nshinga nadushakira amashuri ahagije, ayashireho tubona amashuri, nadushireho ivuriro, amavuriro aboneke. Buriya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngiye nayivukiyemo, ni iwacu ndayizi. Uduce twinshi twa Kongo ngiye natubayemo, ndatuzi. Nakubwira ngo hano hari ivuriro, hano nta vuriro. Ako koko nk'umuntu wahabaye uko biri kose ntubura hatembera rimwe na rimwe ujya uhajya. Ngira y'ababyeyi banjye, ngira n'abarumuna banjye, reka ni iwacu, ni iwacu. Ibi bantu bavuga ni amagambo yo guharabika Tshisekedi koko kuva agiye ku butegetsi nta bikorwa remezo bifatika bigaragara byubatse. Ubwo turavuga amashuri, amavuriro, ni imihanda n'ibiki ibiheze. Nk'umuntu wagenze wenda tuvugaho wagenze cyane. Reka nkubwire Kivu y'Amajyepfo ndayizi na Kivu y'Amajyaruguru ndayizi. Sibyo? Nta muhanda, nta gikorwa na kimwe Tshisekedi arakora. Na kimwe n'iki? Oya, uretse no kuvuga ngo ni critique cyangwa no kuvuga ngo ni ukugira ngo turyoshye ikiganiro. Ntabwo ari ukuryoshya ikiganiro. Nta shuri Tshisekedi yari yubaka, nta muhanda Tshisekedi yari yakora, nta ambulance Tshisekedi yari yagurira abaturage. Uretse uruganda nigeze kubona yatashe rwo gukora rutunganya amabuye y'agaciro, narwo yarukoze ari kugira ngo agire concurrence n'u Rwanda. Yarukoze hariya muri Katanga icyahoze ari Kalemi. Nibwo abantu bajya babasha kubimenya, intara zari zitarahinduka. Uretse uruganda nabonye ataha. None se hari urundi ruganda yigeze ataha? Nta kindi gikorwa. None se hariya muri Lubumbashi haba niho habaga Université Nationale du Congo. Vice President Azarias Ruberwa yaragiye abari ujya kwivugurura. Azarias Ruberwa ba mu bitabo by'abakatange, ariko Tshisekedi ntabwo abibamo, ntibanamwemera. Kandi yari na vice president, yari vice president ko ariko we ngo yahubatse kubera yahigiye. Ariko uriya mugabo we ntabwo nta gikorwa na kimwe yigeze akora. Yaba yaragikoze hariya muri Kinshasa, ariko muri Goma nta gikorwa yakoze. None se nduzigoma
Goma tuyizi guhera muri za 2022 njyewe nanyuraga muri ya muhanda wa Goma nikeze kuja gusura muri amahanje y'umusirikare hariya muri Minova uko Minova umuhanda wari umeze niko kimeze muri Masisi nigeze kujya Ngungu ni kumwe n'umugabo bita Gasana hafi ya za Rubaya buriya hafi ya za Rubaya ni muri Masisi umuhanda uko wari umeze niko wari ukimeze uretse ko mama 23 yatangiye gukora ubu ngubu none bambwira ngo Tshisekedi kuva yakwima ingoma hari igikorwa na kimwe yegeza ko ubona haburi cyo ruvuze ngo M23 yatangiye kubikora kandi urumva bo ni n'inyeshyamba nta n'ubushobozi nyine baba bafite ababisuganya mu bintu bike bishoboka ubona nyine kugira ngo umukuru w'igihugu nka Tshisekedi atita kuri izi ntara zo muri Kivu y'Amajyaruguru Kivu y'Amajyepfo hanini biterwa n'iki n'ubushobozi igihugu kitagera cyane biterwa n'iki kudakora ibikorwa remezo nk'ibyo ntabwo ari ubushobozi igihugu kitagera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Afurika iri mu bihugu bifite umutungo iri mu bihugu bifite umutungo kandi umutungo wabo ubuhagije kandi uragaragara pe ariko kugira ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibashe gukora igikorwa remezo yabaswe n'ikintu bita ruswa ujya guhemba abasirikare guhera kuri chef d'état major akagera yagenda kura ku musirikare wamanuka wajya kugera kuri commandant perton cyangwa se wajya kugera kuri partoni komanda ugiye guhemba abasirikare be 40 nawe akagera ayabakuraho niba umusirikare yagufata $200 akajya kumugera hari $100 nta buryo bw'imihembere baba barashyizeho umusirikare wenda afite konti gutya ibiki n'ibiki nk'uko tubibona iwacu ntabwo hari uduce tumwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo udashobora gusangamo banki niyo banki nubwo wayisangamo utayifitiye icyizere ahubwo nahoze numva ari na raporo igeze gusohoka ngira ngo nawe warabyumvise yego ngo hari abasirikare bajyaga bahembwa batari no ku rutonde ntabwo ari ukuvuga ngo bajyaga bahembwa barapfuye ahubwo baracyahembwa n'ubu ngubu abasirikare baracyahembwa kandi barahari hari abarimu sibyo abarimu nge nawe wowe uri papa sibyo ungewe wowe urashobora gupfa umushahara wawe nkazawuhembwa nanjye kugeza nshaje kandi ugahembwa n'umuntu atari no mu muryango basi kugira ngo umuryango nibura unakomeze izina ryawe rigakomeza ngewe nkitirirwa wowe ubutegetsi bugahinduka nkajya nza mu izina rya papa wanjye bakambona mu izina rye kandi wamushahara nkabasha kubufata gusa hariya muri Kongo habura icyo concentration ndetse hakabura no kugira ikoranabuhanga ribasha gukurikira amakuru yose yabari gutangwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko muri Kongo kugeza ubu ngubu kugira ngo itegeko nshinga rizabashe guhinduka rizahindurwa ku mbaraga ariko ntabwo rizahindurwa ku nyungu z'abaturage ubu bavuga ko amahirwe Tshisekedi yo kuba yarihindura irangana iki kuko hari n'abavuga bati kuko rwose no mukuru w'igihugu afite n'imbaraga tisaha uko ko mugani yarihindura wavuga ko ashobora kuzakoresha izi tekinike kugira ngo rihinduke koko itegeko nshinga arashobora kuzarihindura ariko arimo kubona ko atazashobora kurihindura hari de proposition ya mbere itegeko nshinga arashobora gufata abaturage abaturage 1000 nibo bemerewe kwandika bavuye mu ntara zitandukanye sibyo azabafata narangiza bafate abakubita amafaranga umuturage wa Kongo za $100 Tshisekedi ayo ngayo ntiyayabura uwo muturage azandika yandike ko asaba ku itegeko nshinga nibarangiza bafate amabarwa bashigiriza umutwe w'abadepite washikiriza abasenateri hari ya IDPS ya Tshisekedi cyangwa se icyo bita union sacrée nibo biganje cyane mu nteko ishinga amategeko ndetse n'umutwe w'abadepite niba noneho bemeje bakabyemeza aba baturage barangije kwandika bazabiha abadepite babyemeze babiha abasenateri nyuma y'abasenateri bazabiha president wa Repubulika n'ushiraho umukono wa nyuma president wa Repubulika narangiza kubisinya bahe president w'urukiko rw'ikirenga ni wa union sacrée nawe narangiza gusinya kuri iryo tegeko rizahita rishyirwa mu bikorwa ikindi cya kabiri Tshisekedi nabona ko yatangiye kurwana nabo bita ba Joseph Kabila nabo bita ba Matata Mponyo nabo bita ba Moise Katumbi nabo bita ba Corneille Nangaa nabo bita ba Frodolin Ambongo nabo bita ba Bahati Lukwebo nabo bita ba Azarias Ruberwa nabo bita n'indi mitwe yitwaje intwaro nabo bitwa ba Moise Nyarugabo na MAA23 na MRDP na MDKC yo muri Katanga na UPC ya Toma Lubanga na za mayimayi nyinshi zitandukanye zidafatanyije na leta na societe civile zikabihagurukira abo bose Tshisekedi babihagurukira abo nabo mvuze gusa tituvuze abagenerale bafunzwe ne barimo bafungurwa noneho by'umwihariko abo mu bwoko bw'ababembe batangiye kumwamagana bavuga ngo bose kandi baramuhora ko yatangiye kwica abagenerale babo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibwo hapfa abagenerale b'ababembe babiri bari kwicirwa ni muri mirwano bari kurwana na M23 ni mu gisirikare imbere indani bimeze gute barimo baricwa bafunzwe na President Tshisekedi
barafunzwe bamaze gufungwa ubuzima bwa gereza burabananira ubu ngubu hamaze gupfa abajenerali babiri barimo uwo bita Sikatende niwe uheruka gupfa ejo bundi w'umujenerali yanafashije Kabila kugera ku butegetsi Joseph Kabila ndetse na papa we yabafashe kugera ku butegetsi ariko Tshisekedi ejo bundi yarapfuye ntibanamushingura nk'umusirikare bamushingura nk'umusivili kandi abakongomani bagira umuco wo kugira ngo bajye kumushingura iwabo ariko bo ntago bemeye ko bamushingura bya gisirikare bahise bamujyana bamushingura nk'umuntu udafite umuryango ababembe bakaba batangiye kugira gute kubyamagana bavuga ngo ntago dushaka ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi yatangiye kwica abaturage iyo tegeko nshinga niyo proposition ya kabiri nakubwiye yego arashobora kurihindura rikongera ibyago muri Kongo kuruta ibyago bafite ubu ngubu reka mvuga ibibazo uko byaba bimeze uyu munsi ibibazo bafite ubu ngubu arashobora guhindura itegeko nshinga bano bantu bose ubona batajya bavuga uwo munsi bazabona icyo bavuga kandi bazahita batangira kwingwa kuri iyi mitwe yego muri Katanga hari umutwe bita MDKC uyobowe n'uwo bita Kiyungu Jedeo numvise nawe ufite n'imbaraga ufite imbaraga ufite umuvugizi wawe bita Ngoyi Tumwimbi bariya bose uriya mutwe ufite imbaraga umaze kwigarura territoire ebyiri kandi baravuga ngo bo bahangana n'abandi baravuze ngo twebwe tugomba guhangana n'abaki n'abari ya Tshisekedi avukamo abaluba bavuga ngo abaluba ntago bagomba kugira gute kudutegeka kubera ko Kabila avuka ari muri Katanga yego bakavuga ati ubutegetsi bugomba kugaruka hehe muri Katanga iwacu nuvuga ngo nta mukatange numwe wemera ko Tshisekedi ari iki wemera ko Tshisekedi ari umuyobozi cyangwa hari icyo yagejejeho abaturage abo bose rero bakaba bari guhagurukira Tshisekedi kugira ngo ariko se kuki batumva ingingo we nawe atanga bwana Nikora kuko aravuga ati harimo ingingo zitatuma iterambere rigenda neza nubwo nge ntarazisobanukirwa neza habamo ingingo ati kandi hakaba hongerwamo n'ibintu bituma mu gihe hari ibitagenda mu gihugu umuntu yakemerwa kongera nako manda zakongera zagenda ziyongera yego kugira ngo ibibazo bigende binakemuka muri rusange yego haba hari intambara haba ari ibiki kuki ubusanga abantu batamwumva bati reka nuko ingingo bari kuvuga nta shingiro zifite none urabwira umuntu ngo hindura itegeko nshinga nta kintu wabakoreye none se baragutora manda ebyiri ntacyo wakoze igihe wowe wagiye ku butegetsi intambara uduce twafashwe ari wowe uyoboye baramugira inama ntabashe kugira gute kumva uribuka Cardinal Frodori Ambongo ura n'umuntu ukomeye cyane wa Cardinal ayoboye abepiskopi gatolika cyangwa se le Cardinal catholique muri Kongo akongera akayobora Afrika ndetse na Madagascar arakomeye cyane muri Katolika yabwiye Tshisekedi aramubwira ati reba ingabo za MAA23 ndore zigeze hari abunagana zisanga hari abunagana mubashe kwicara muganire noneho ni murangiza kuganira zikiri hari abunagana bizarangirira hariya Tshisekedi aravuga ati sinjya kunegosiya n'abariya ndajya kunegosiya n'abariya se n'abakongomani bariya ntabwo ari abakongomani ahubwo bariya ni iki ni abanyarwanda hasi bundi byagenze gute kugira ngo yongera negosiya nabo kandi yari yarakubise urutoki kurundi avuga ati uriya ni umutwe w'iterabwoba bateye M23 ntinabaho ni RDF ibintu nk'ibyo byagenze gute kugira ngo twongeye kubona yemera kujyana nabo muri Qatar nuko yarangije kubona ko abona ko barangije kwigarura uduce twinshi dutandukanye kandi abona intege nke zatangiye kuba nkeya ahita avuga ati kugira ngo mbashe kunegosiya nabo nuko ngomba kugira gute kugira ngo mbashe kubashobora nuko ngomba kunegosiya nabo Frodori Ambongo nejo boni mu cyumweru cyashize yaramwibukije aramwibutsa aramubwira ngo uribuka umunsi nakubwiye ngo jya kunegosiya na MAA23 bakiri bunagana ese iyo basanga bakiri bunagana ukanegosiya nabo baba bamaze kugera muri Bukavu baba barafashe Buvira baba barazamutse bagahura na MRDP twirwaneho muri Minembwe bafite agace bafite ubungubu kararuta u Rwanda inshuro enye ni igice kinini cyane ni igice kinini cyane bishatse kuvuga ko bari bose bagiye Tshisekedi inama Moise Katumbi yabwiye Tshisekedi aramubwira ati bariya n'abakongomani Makenga se n'umunyarwanda Makenga ahavuka harazwe Makenga ntafite ahavuka hari inyanza hari si wabo si hari muri Rucuru si wabo avuka ubisima avuka ibisima si umusho hari Bukavu Colonel Nanga nuwahe Colonel Nanga suwa Katanga yego none se General Sematama nuwahe so navuka muri ya misozi miremire ya Minembwe yego bari abayobozi bose ba Kanika avukaye Kaniki ndavuka hari muri Minembwe Kanyiki uriya tuvuga Kanyike uriya muvugizi tavuka hari muri za Masisi Oscar bose ba Oscar ndi bavuka hari muri za Masisi none se abashinja ngo n'abanyarwanda natubwire byibura umwe mu bayobozi buriya bajye banavuga n'ikintu bazane factor igaragara bamwe mu bayobozi natugaragarize umunyarwanda
ninde munyarwanda kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda si icyaha ni kimwe nuko umuruba avuga ikiruba ni kimwe nuko umukongo avuga ikikongo ni kimwe nuko umupfurero avuga igipfurero n'umushi n'umuruba n'umurundi ntari abarundi b'abakongo bari hariya muri Sheferi de Barundi hariya muri Plaine de la Rusizi ko bari abo ko bataratangira kubabwira ngo nibajye mu Burundi urumva rero mugani ni ikibazo gikomeye ngira ngo ntabwo ururimi rujya rukugira uburiwe ikikugira uburiwe nuko umupaka bakase imipaka muri Conference de Berlin ukaba waruri muri ico gihugu n'ubu ndashobora guhindura urumva ngatangira kuvuga igiswahili cyangwa nkavuga igifaransa cyangwa nkavuga iringara ariko ntibyakuraho ko ndo mukongomani yego n'ubu ngubu ndi umunyarwanda ndashobora kuvuga n'abana tuzi bavukiye mu Bufaransa bajya bazana bakananirwa no kuvuga ikinyarwanda mu burenganzira ngo nuko ngo bavuga igifaransa kuvuga igifaransa kuvuga icyongereza kuba yaravukiye muri Belgique kuba yaravukiye mu Bwongereza ntabwo bivuga ko utari umunyarwanda inkomoko yawe ni mu Rwanda ubundi mu gifaransa niba babivuga neza baravuga ngo ya le pays natale na pays d'origine inkomoko yawe ni igihugu wavukiyemo ariko iyo baha agaciro ni inkomoko yawe urumva rero nibyo bikomeza guteza ikibazo ariko ubundi Joao Lorenzo nta kintu avuga kigaragara cyane kuri itegeko nshinga nta cyarabivugaho ku buryo ntacyo arabivuga gusa Joao Lorenzo abwira Tshisekedi aramubwira ati accepte emera ko watsinzwe waratsinzwe ntabwo barimo bavuga rumwe nawe Joao Lorenzo aramubwira ati accepte emera ko wagize gute watsinzwe nimba watsinzwe ku bintu bibiri icyambere wafashe amafaranga yakagombye guhabwa abaturage urefata aya mafaranga uragenda uyajana mu bazungu bakubesha ngo baje kukurangiriza intambara ya MAA23 avuga abacancuro niba umucancuro yarahembwaga $8,000 umusirikare wa Kongo akaba atanabona na $100 yuzuye ayo mafaranga se $8,000 iyo uteranyije abacancuro bari hariya muri kare agace ugafata abasadeke bari bahari ugafata abo muri Malawi ugafata abatanzania ugafata bari abadede b'u Burundi aho bari abose amafaranga bahembwe bose nta musaruro bamweretse nta musaruro tibavuyeho bahunga bose iya fata ayo mafaranga akayaha abaturage akabakorera umuhanda wo kuva Rucuru ukagenda ukagera muri Minembwe akabubakiramo amashuri akishurira abana none se ninde muturage bari kuvuga ngo Tshisekedi nave ku butegetsi hari umuturage bari kubivuga nta muturage bari kuvuga ngo Tshisekedi nave ku butegetsi gusa Tshisekedi arimo aragenda agira gute yihemukira kandi ntambaraga agifite kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari n'ikindi atazi urabona abazungu iyo abazungu baguhaze neza ni nk'igikatsi urabona iyo ukanja igikatsi ndakibona rwose iyo ukanje igisheke uragikanja uburyohe bwamara gushiramo neza iyo burangije gushira cyangwa igikatsi uragicira iyo ugiciriye uragikandagira Tshisekedi niko bizagenda niko bizarangira rwose niko bizarangira hariya kwa Tshisekedi turi kugenda dusoza bwana Nikora tunajyanishe n'iyi ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo hari abamaze iminsi bavuga ati Tshisekedi tunaretse n'iby'itegeko nshinga bati mu mvugo ze haragaragaramo ko ashaka kwitwaza iyi ntambara kugira ngo akomeze no kuyobora Repubulika Demokarasi ya Kongo ibi ngibi abantu babishingira kuki ibi ngibi turashingira ku madisikuru menshi yagiye avuga Tshisekedi ejo bundi yaritangarije wenyine aravuga ngo ariko mbere byatangajwe uyoboye Seni ni Commission Nationale Independante du Congo naba bashinzwe ibintu bijyanye n'amatora umuyobozi wawe yaratangaje aravuga ngo nta bikoresho dufite ntabwo tuzakora amatora kubera ko hari mashine nyinshi zabo bakoresheje hari abakozi babo batahembye bataguhemba ya mashini wakoresheje urimo ukoresha amatora ugahita uyijyana akaba ari ibigembo ukayihemba hari izindi noneho zagiye zimenwa n'abaturage hari n'izindi zagiye zifatwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko bakabasha kuzigarurira aravuga ngo izo ngizo nta mafaranga yabyo dufite ntabwo tuzakora amatora bukeye Tshisekedi wenyine aravuga ngo dufite ubushobozi bwo gukora amatora wumve kuvuguruzanya ukuntu ari bibi dufite ubushobozi bwo gukora amatora dufite ubushobozi bwo gukora amatora niba dufite ubushobozi bwo gukora amatora ntabwo tuzakora amatora mu gihe Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru hataragira gute hataraboneka umutekano bishatse kuvuga ko urwo ni rwo rwitwazo afite yindi proposition ya gatatu aravuga ngo muzanyemerera mwebwe baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo duhindura itegeko nshinga ariko dukuremo Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru abyisubiza se oya bo ntago bazasinya kuri ya tegeko ntibafite uruhare mu gusinya kuri ntibafite uruhare mu gusinya kuri ya tegeko ibyo bivuze iki abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kare ibyo bireke bicire birarura uzaba ugiye kuduciramo igihugu niba utabahaye ngo nabo basinye ku itegeko nshinga kizaba ari igihugu kikukiye nuko uzaba wemeje ko cyigenga uzaba wemeje ko cyigenga
nuko nguko nizo proposition afite ko ari 3 gusa Tshisekedi ibyo arimo arakina n'umuriro, ari gukina n'umuriro. aba nkubwiye abo bose uvuze n'abagenerale bafunze kandi bose hari abagiye gufungurwa. Hari noneho n'abari dispo n'abadafite aho bakorera bari mu rugo ariko bahembwa. Yego. None ukubitaho bari abamayimayi bisazi batagengwa n'amategeko. Tshisekedi umunsi azatangaza ari ya jambo, hazavuka indi mirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hazavuka indi atari ingi turi kubona mu ya M23. Ntubona iyi ntambara turimo tureba ya M23. Nkubwira intambara Tshisekedi ategereje. Intambara ya mbere niyo guhindura itegeko nshinga. Intambara ya kabiri ni ya M23 yo yaratangiye kandi niyo ntambara yoroshe. M23 niyo yoroshe. M23 isaba imishikirano. Yego. Niba umuntu agusaba imishikirano niyo ntambara iba yoroshe, wakagombye kumwemera mu kanegosi. Intambara ya kabiri ya gatatu Tshisekedi azarwana MAA23 mu gihe bazasinya amasezerano bazamubwira ngo wazalendo bakeziriya ntwaro wabahaye, kubera ko twafashe intwaro, kubera ko wazalendo barimo batwikira ababyeyi mu duce dukomokamo bakanyaga n'imitungo yacu. Tshisekedi ntazashobora wazalendo bazahita bizamukira basubire mu ishyamba. Indi ntambara bazamubwira ikomeye cyane Tshisekedi yiteze kandi atazanashobora, bazamubwira ngo kugira ngo tudepoze intwaro nuko FDLR ivariya muri kare agace. Izo ntambara tekereza Tshisekedi azazitsinda. FDLR yafata Kongo. Kandi FDLR urega nahageze abantu baravuga bati biranagoye no kwisenya niyo Kinshasa yagira ubushake kuko ngo bamaze gucengera, bamaze kuba abanyekongo, bamaze kuvuga indimi, bafite ibyangombwa. Abantu benshi bavuga ko ngo rwose FDLR biragoye cyane kugira ngo FDLR abashe kuyaka intwaro. Niyo wazalendo bamaze guha intwaro. Wazalendo yarabananiraga bari mu ishyamba, yakutumburiye yarabananiraga bari mu ishyamba, ariko noneho mbwira igihe none yakutumba muhaye mashine ganenye ukamuha rapige ukamuhera kwa irensi ukamuha 60 ibyo byose noneho wagira muri sagenda. Wowe ubifata gute bwana Nikora mu magambo make wenda urabona nkuko leta Kinshasa yashyizeho ngo wazalendo kandi basanzwe bafite iki ingabo zirinda igihugu zicunga umutekano ariko bagashyiraho ikintu ngo ni wazalendo. Hanyuma mu Burundi urabizi yuko bafite ingabo, bafite iki polisi n'ibindi bitandukanye, bagashyiraho ikintu kimeze nacyo nk'ingabo ngo ni imbonerakure. No mu Rwanda bigeze kubaho mu butegetsi bwa Habyarimana intera ikintu ngo biti interamwe kandi hari ingabo sa abasirikare nyirizina sibi. Bira bintu wowe uvuga ko izi leta nk'izo mu by'ukuri babisobanuye nk'iki? No gukomeza gushora abaturage mu mirwano idafite n'icyo isobanuye, kubera ko bariya iyo bapfuye bariya nk'interahamwe namwe buriya zakagombye kuzabazwa abari bashinzwe ubutegetsi. Sibyo kubera ko bapfuye ntibari abasirikare kandi ntibari abasivili, ntiwamenya ngo ni iki. Hanyuma noneho wajya mu Burundi ziriya mbonera kure hariya nta tegeko ribarengera, si abasirikare si n'abasivili, bariya no gukomeza gupfa bagapfa bakagwa ku rugamba bambitswe n'ifomu. Buriya niryo hohoterwa rishingiye ku baturage. Hanyuma noneho winjiye muri bariya bazalendo FDLR nako Tshisekedi yabise izina kugira ngo babashe kwimvamo cyane, habita wazalendo. Wazalendo no kuvuga ngo n'abantu bakunda igihugu. Biriya nabyo ni hohoterwa ririya Tshisekedi yakagombye kuzabazwa. Ririya hohoterwa yakagombye kuzaribazwa impamvu bakomeza guhohotera abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka twisoreza ahangaha rero, dusoreza dushimira abadukurikiye ku nkuru MAA23, mukore subscribe, mukande like, mukande share. Amakuru rwose akomeza kubageraho neza cyane. Mu kanya gato turaba tubabwira ibindi biza kuba bigezweho. Bwana Nikora ndagushimiye cyane. Wakoze cyane nanjye ndagushimiye.